Hashize ibyumweru bibiri Kamariza aryamanye na Niyonzima, ubwo umusore atwaye ipikipiki agiye mu kazi nk'uko yari asanzwe abikora umunsi ku wundi. Umunsi wa nyuma wo kubaho kwe warageze. Nibwo yarakirangiza amashuri yisumbuye. Bamwe mu bo bari bariganye bari bataribagirwa ibihe byo ku ishuri, aho umunsi ku wundi babaga batekereza ibijyanye n'amasomo. Nawe kandi byari uko. Yajyaga anyuzamo akaganira n'inshuti ze bari baramaze imyaka igera kuri 3 babana mu kigo. Baganiraga ku nshuti zabo, bakaganira ku bijyanye n'ahazaza habo. Bamwe bari baranamaze kubona icyo bakora, ariko abandi barimo nawe bari bagitekereza icyahazaza habahishiye. Nanone bari bategereje kuzabona amahirwe yo kwiga kaminuza. Yari afite inshuti nyinshi z'abasore, gusa nanone akagiramo nke yizera. Umwe muri abo ni Niyonzima. Uwo musore wari uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 25 na 30, yari umuvuzi w'amatungo wigenga muri uwo murenge. Bamenyanye ubwo umunsi umwe mu nka za se yari yarinze, maze umugabo aba ari buza kwitera intanga. Rero kuko batari bizeye ko yafashe, basigaranye nimero ze ngo nibasanga itarafashe bazamubwira agaruke. Nyuma y'iminsi mike ya nyana yarongeye irarinda, bamuhamagaza nimero ya Kamariza, kandi naho Niyonzima yaboneye nimero y'uwo mwana w'umukobwa, batangira kujya baganira gake gake. Gusa uko baganiraga niko barushaho kumenyana no kwishimirana. Kamariza yarangije amashuri yisumbuye akundana mu ibanga na Niyonzima, umuvuzi w'amatungo. Bari barabigize ibanga kuko umubyeyi w'uwo mukobwa atishimiraga umusore wageragezaga kuganiriza umwana we. Nubwo yari azi ko uwo mwana azagira igihe agashaka umugabo, kandi guteretwa ikaba inzira igana kuri icyo gikorwa cyiza iyo gikozwe neza, yabonaga akiri muto akifuza ko byibura yabanza akarangiza kaminuza, ubundi akabona kujya muri ibyo. Nyamara uwo mwana we si uko yabyumvaga. Yumvaga amaze gukura ku buryo nawe yatangira kwemera kurambagizwa, wenda n'iyo kaminuza akazayiga afite umukunzi. Nuko umunsi umwe ari kuganira n'uwo mukunzi we w'ibanga, uwo musore amusaba ko yazamusura. Niyonzima ntiyari yarahwemye gusaba uwo mwana ko yamusura, ariko Kamariza yari yarabyanze. Ariko burya ngo agatinze kazaza ni amenyo ya ruguru. Kamariza wari umaze igihe ahakanira uwo musore, akamusaba ko bategereje akabanza akarangiza amashuri yisumbuye, yabuze noneho ahahera amuhakanira. Kandi icyo yamushakiraga rwose yarakizi, kuko yabonaga nta kundi yabigenza. Yamubwiye ko azamusura. Nuko undi yishimira kumva ko uwo mukobwa noneho agiye yava ku izima. Kamariza yari amaze gukura ku buryo yari afite ubushobozi bwo gutandukanya ikibi n'icyiza. N'ibyo yari yiteguye gukora yasaga n'uwabiteguye. Igihe bahanye kigeze, Kamariza yari yiteguye ajya gusura umuhungu akunda. Yasanze nawe yamwiteguye. Yari yateguye ibyo kurya Kamariza akunda, yanateguye n'icyo kurenzaho. Yakiranye urugwiro n'uwo musore, amushimira ko bagiye kumwumva. Kamariza nawe yamubwiye ko atabyangaga ku bushake, ko ahubwo yabiterwaga nuko abonaga igihe kitaragera. Nuko Niyonzima aha ikaze uwo mwana ku meza ngo basangire amafunguro. Bamaze gusangira ibijya mu nda, batangiye gutegura uko basangira ibyishimo by'ibyiyumvo. Gusa ariko uwo musore yasaga n'utifuza gukora ikosa na rimwe ryatuma uwo mwana n'umuryango we bababara. Ubwo yaragize ngo arazana agakoresho bari gukoresha birinda ingaruka mbi zakurikira ibyo byishimo, nyamukobwa yamubwiye ko ibyo biteguye ko nta kibazo. Niyonzima yahise amubaza uko yabiteguye, undi amumara impungenge, azi neza ko igihe arimo adashobora gusama. Undi nawe si ugufatiraho arusha abatarushwa. Basangiye ibyishimo biratinda. Nyuma yo kugwa agacuho bongeye kuganira. Niyonzima yabajije uwo mwana uko byagenda aramutse asanze amuteye inda. Undi amubwira ko rwose bidashoboka, ko azi neza uko iminsi y'ukwezi kwe bikurikirana, ko nta na rimwe ajya yibeshyaho, ko ariko anasanze yasamye nubwo yaba atwite imburagihe amaze gukora ku buryo yamurera mu gihe yaba amufashije. Niyonzima yamubwiye ko aramutse asanze atwite yamufasha kuko amukunda, gusa ngo nawe ntifuzaga gufata iyo nshingano hakiri kare. Atari ko urukundo ngukunda ntirwatuma ngutererana mu bihe nk'ibyo nshuti yanjye, ahubwo byaba ibihe byo kukwereka ko ngukunda by'ukuri, byanaba ngombwa nkakurongora ukareka kubera ababyeyi umutwaro.
Kamariza abajije uwo musore ati ese ubu noneho byibura uranyuzwe? Undi ati si ukunyurwa gusa kuko mbonye ko nankunda by'ukuri. Ati simbyemejwe nuko wemeye ko turyamana gusa, ahubwo kuba rwose wubahirije isezerano wampaye kera ni ikimenyetso cyo kurinda isezerano. Umukobwa nk'uwe rero ntawe utamwifuza kuko abenshi bavuga ibihabanye n'ibyo bazakora. Nyuma y'ibyo Kamariza na Niyonzima barushijeho gukundana. Bari basanzwe bavugana ari uko Niyonzima amuhamagaye, ariko n'umwana w'umukobwa noneho yatangiye kujya akora uko ashoboye agashakisha uko amuhamagara. Burya abantu koko turi abagenzi. Hari igihe tubyumva tukumva nyine ko bivuze ko tuzapfa, ariko ntabwo tuba twumva ko ari muri iyo minsi. Dutekereza ko wenda tuzapfa hashize igihe kirekire. Abasore cyangwa inkumi bo baba batekereza ko bazapfa wenda bageze mu zabukuru. Nyamara ibyo twibwira siko buri gihe bigenda nk'uko twabitekerezaga. Hashize ibyumweru 2 Kamariza aryamanye na Niyonzima, ubwo umusore atwaye ipikipiki agiye mu kazi nk'uko yari asanzwe abikora umunsi ku wundi. Umunsi wa nyuma wo kubaho kwe warageze. Nibyo koko ngo ntawe urusimuka rwamubonye. Uko byagenda kose, uko waba utinya urupfu kose, umunsi wawe nugera ntuzigere ugira uburyo bwo kuwusimbuka. Ntuzareba uwo uri we n'ibyo wari utunze, ntuzareba icyo wari umariye benshi, ntuzareba n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose kitari ukubona ko igihe cyawe cyageze. Byanze bikunze uwo munsi uzaba uwa nyuma kuri wowe. Na Niyonzima uwo munsi ntiyawurokotse kuko akimara gukora impanuka yahise aca. Umurambo we wahise ujyanwa mu bitaro byari muri uwo murenge. Ubundi abarira batangira kurira, abandi batangira guhererekanya iyo nkuru. Uwo munsi uwo musore apfa, Kamariza yarabyukiye mu isoko asukura iwabo anasukura imyambaro ye. Yari yaraye nta muriro afite muri telefone, abyutse ahita yishyira ku muriro ubundi ajya mu bye. Arangije iby'amasuku yese ajya gutegura amafunguro. Umwana ubusanzwe ntiyajyaga arambika telefone hasi, ariko uwo munsi ahari yari yikubise agashyi. Amaze gukaraba nibwo noneho yafashe ya telefone ye, asanga abantu benshi batagira ingano bamushatse. Gusa benshi zari za nshuti ze biganaga n'abandi bari basigaye bakorana urugerero. Abanza kugira ngo ahari batangaje urutonde rw'abemerewe kwiga kaminuza. Nuko abirengagije yahamagarira umukunzi ngo amubaze uko ameze, kuko yabonaga asa n'uwamwibagiwe uwo munsi, ariko asanga telefone ye ntabwo iri ku murongo. Ahamagara indi nimero yabaga mu gatelefone ke gato yicamo, ariko nayo ibura uyitaba. Nuko abonye batamwitabye ntiyabitindaho cyane, ahubwo ahita yihamagarira za nshuti ze ngo zibaze amakuru. Uwa mbere yahamagaye yese amwihanganisha. Kamariza wari uzi ko nta byago yagize, abanza kugira ngo ahari uwo mwana aribeshye. Gusa uwo mwana yongera kumubwira ati ndabizi ko bigukomereye, ariko nyine ukomere muvandimwe. Kamariza noneho nawe atangiye gutekereza ko ahari hari ikintu kibi cyaba cyabaye, we akaba atarabimenya. Nuko abaza uwo mwana mugenzi we ati none se byagenze bite? Uwo mwana yamubajije niba atazi ibyabaye, undi amubwira ko rwose ntabyo azi. Ati ahubwo mbwira. Rozi ni inshuti ye yamubwiye ko bidashoboka ko yaba atarabimenya, kuko ngo iyo nkuru yamaze kuba kimomo. Nyamara iyo nkuru y'incamugongo yari itaragera kuri uwo mwana. Rozi rero yarashyize amubwira iby'iyo nkuru ko Niyonzima umuvuzi w'amatungo yapfuye. Kamariza yaguwe no kumva iyo nkuru, abanza kumera nk'ubwiye muri koma, abura ubwarira abura ubwavuga, ariko umutima umaze kubyakira abona noneho kurira uwo yakundaga. Yibutse ibihe bitabarika kandi byiza yagiye agirana n'uwo musore mu gihe yari atarapfa. Noneho yatekereza ko ibyabaye ari byo bya nyuma, nta kindi azongera kongeraho cyangwa ngo yongere kugirana nawe. Arushaho kurira, kandi koko hari mu gihe ko nubwo ngo ntazibana zitakomanya amahembe, ariko Kamariza na Niyonzima ntibakundaga gushwana, kandi niyo byabaga bakoraga uko bashoboye icyo bapfuye bakagikemura hakiri kare. Barakundanaga, bakagirana inama, kandi buri wese akirinda kubabaza mugenzi we. Ababyeyi ba Kamariza bari biriwe mu murima, ariko nabyo nkuru yari yabagezeho.
nabo bababazwa n'urupfu rw'uwo musore wakoraga akazi ke neza, ariko nanone nta kinezi by'umurimo yakoraga bari bamuziho. Ntabwo bari bazi ko yakundanaga n'umukobwa wabo. Babimenye ubwo bageraga mu rugo bagasanga umukobwa wabo yahuguye, bamubaza icyo yabaye akababwira ko umukunzi we yapfuye. Nabo noneho barushaho kubabara kuko uwo musore yari umunyangeso nziza, agakunda abantu ku buryo kumushyingira umukobwa wabo byari kuba ari ishema ry'umuryango. Baramwihanganishije nubwo atabumvaga. Abo mu muryango w'uwo musore nabo iyo nkuru y'incamugongo yari yabagezeho, ndetse batangiye gutegura uko baza gutwara umurambo w'umwana kuko bifuzaga kumushyingura ku ivuko, kandi hari mu murenge byari byegeranye. Abandi barimo na Kamariza bari batangiye kwitegura kuzajya kumuherekeza. Ku munsi wo kumushyingura, Kamariza nawe yari yahageze. Yari yakiriwe nk'abandi bose, nta buryo bwihariye yakiriwemo kuko batari bamuzi. Ubwo bari bageze muri gahunda y'ubuhamya bw'ababanye nawe, na Kamariza yasabye ijambo nubwo atari mu bateguwe kubaza kugira icyo bavuga. Iyo sura yari nshya mu maso ya benshi, kandi bagize amatsiko y'icyo agiye kuvuga kuri uwo musore wari wamaze kwigira iwacu, aho mwita iwabo wa twese. Naho dusoreje igice cya mbere cy'iyi nkuru. Iki ni igice cya kabiri cy'inkuru urwandiko. Kamariza amaze guhabwa ijambo yigiye imbere maze atangiye kuvuga, amarira amutanga imbere. Ibyo byari ibihe kurira bibonwa nk'ibisanzwe. Abari bamwegereye bifuzaga kumenya ibye baramuhumurije, maze nubwo byari bigoye atangira ijambo rye. Yatangiye yibigira abari aho, ababwira amazina ye naho yaturutse, yongeraho ati niyo nzimuretse kuba yari inshuti yanjye, yari n'umukunzi wanjye. Ati birumvikana ko byatumye mumenya by'umwihariko. Yari umusore ugira ubuntu bukajyana n'urukundo yakundaga umuto n'umukuru, akagira gahunda icyo akubwiye akagishyira mu bikorwa, kandi agasa n'utandukanye n'abandi basore bakunda kurukururu n'abakobwa. Mu gihe kirenze umwaka twari tumaze dukundana, sinigeze nshidikanya ko nkunda. Ibyo byatumye mukunda nanjye nivuye inyuma, kandi nabonaga ari umugabo w'inzozi zanjye. Aho ari niba abasha kumva ijwi ry'umukunzi we, namubwira ko asize icyuho kizahoraho umutima w'uwamukundaga. Kumwibagirwa simbyifuza, kuko ibihege nawe twagiranye byibura bizamfasha kumva ko nubwo atari aho mubona, ariko turi kumwe. Nuko uwo mukobwa arushaho guhumurizwa n'abo mu muryango wa nyakwigendera. Nyuma y'iyo mihango, Kamariza yaboneyeho gusuhuzanya n'umuryango wa nyakwigendera n'inshuti ze, kandi baramwihanganisha, ndetse yakiranwa n'abandi bari baje baturutse kure. Ibyo birangiye yaraherekejwe, ubundi arataha. Kamariza ageze iwabo yise aboneza y'uburiri. Nuko atangira gutekereza ko umukunzi we yari avuye gushyingura, ndetse areba n'ubutumwa bari baragiye bandikirana mu bihe bitandukanye. Ibyo rero byarushagaho kumushengura. Kamariza yagowe no kwakira ko umukunzi we yapfuye, aragenda yibera uw'uburiri akabuvamo, ari uko za nshuti ze zamusuye, indi minsi akaba aryamye. Yaryaga rimwe na rimwe nabwo akarya ikiyiko kimwe gusa, ariko agakunda kwinyura amazi, ariko si amazi yonyine yatunga umuntu. Iwabo ntacyo bari babuze rwose, yaba amata n'ibikoma byo ku ziko byose byabaga bihari. Nyamara we yinyweraga amazi, akava mu buriri ku ijoro agiye gukaraba, akarangiza yisubirira mu buriri. Ababyeyi be nabo nubwo babonaga ko uwo mwana wabo atameze neza, babonaga ntacyo kumufasha bafite, bakumva ko igihe kizagera akakira ko uwo yakundaga yagiye akabuvamo. Ariko si uko byagenze, kuko iminsi yagiye yihirika, Kamariza agakomeza kwibera uw'uburiri. Ubwo yari amazemo ibyumweru 2, se yamusanze mu cyumba cye amubwira ko adakeneye ko azajya yirirwa mu buriri, ko niba arwaye yabivuga akavuzwa, yaba atarwaye akavuga igituma yirirwa aryamye, kuko ngo kuryama kwe tazagarura uwapfuye. Nuko bukeye bwaho, Kamariza agerageza kumvira se, arabyuka aritegura, abwira ababyeyi be ko agiye kwa muganga ngo kuko yumva arwaye. Nuko amuha amafaranga aza kwifashisha.
Ageze kwa muganga yategereje ko agerwaho, ubundi agezweho avuga uko yiyumva, ko asigaye yumva nta mbaraga afite, kuretse kuba kuri we yumva kurya ntacyo bivuze, ko ariko n'ubundi niyo yagerageje kubirya bimunanira, kwaba ashonje ariko yagira ngo aragira icyo ashyira mu kanwa ngo yumve uburyohe bwacyo, agasanga kirura kurusha umubirizi. Yanibutse kubwira uwamusuzumaga ko ibyo byamubayeho nyuma y'uko umukunzi wapfuye. Nuko muganga yibwira ko uwo mwana arwaye agahinda gakabije, nuko amugira inama ko nubwo byumvikana ko bigoye kwakira ko yakundaga yagiye, ko ariko aricyo gikenewe kugira ngo ubuzima bukomeze, ko rwose iyo turi muri ubu buzima tuba turi kumwe n'urupfu, ko umunsi wari wose tuba dushobora gupfa, ko twabasigaye tuba dusabwa gukomera kugira ngo dushobore gukomeza abadafite ubwo bushobozi. Ati kandi uko nkubona uri umukobwa ufite umutima ukomeye, kuko atari benshi bajya bamenya ko bakeneye ubufasha ngo babushake, ndetse bamwe iyo ugerageje kubegera ngo bafashe bo baraguhunga bakifuza kuba bonyine, kandi wowe si uko umeze. Izo mbaraga tukubonamo rero wituma zipfa ubusa ngo ejo nawe tuzakubure mu buryo bw'amanzaganya. Ati komera kandi urakomeye. Ati komera kugira ngo uzabashe kubona ibindi byiza ejo haguhishiye. Ati wenda utekereza ko nta byiza wagira utari kumwe n'umukunzi wawe. Ati kandi nta n'uwaza ngo amusimbure. Gusa nanone hari abandi bagukunda bahora bahangayikishijwe no kukubona umeze utyo. N'umukunzi wawe wahoraga kwifuriza ibyiza, iyo akubona abona warabihiwe n'ubuzima. Uruhande rumwe abona ko amukundaga by'ukuri, ariko urundi akabona ko yaguteye agahinda, bikaba byanatuma nawe yicira urubanza, kandi mu by'ukuri nawe atari we wifuzaga kugenda imbaragihe. Ati icyo gihe nawe twamufasha ni ugukomera, tukamwereka ko nubwo twamubuze tumukunda, twagerageje kubyakira, tugategereza igihe natwe Imana izadusaba gusanga uwo twakunze. Uwo muganga si izo nama zonyine yamuhaye, ahubwo yanamuhaye imiti irimo n'igarura ubushake bwo kurya, kuko yari yamubwiye ko mu by'ukuri asigaye yumva nta biryo ashaka. Nubwo na Kamariza yumvaga ko akwiye kumva ko Niyonzima yapfuye agakomeza ubuzima, yageze iwabo ananirwa gushyira mu ngiro ibyo yari yiyemeje. By'umwihariko ariko ibiryo bikomeza kumunanira. Yapfaga gutamira ikiyiko kimwe, ubundi si ukuruka, akaruka ahari n'ibyo yariye kera. Yewe yanageragezaga kubyuka ngo agire icyo akora, ariko n'ubundi kurangiza icyo yatangiye bikamugora. Kandi nubwo se yari yaramubujije kwirirwa mu buriri, yiryamiraga muri salo, nubwo nabwo yasohokaga buri kanya agiye gucira. Umunsi umwe rwa nyina yamuzaniye imbuto zirimo avoka ngo arebe ko wenda zamuramira, maze ahitamo avoka aba ariyo yirira. Nuko nyina akaba ari zamuhahira, kuko ibindi hafi ya byose byari byaramunaniye. Ibyo ariko byatumaga uwo mubyeyi nawe akemanga iby'iyo ndwara. Nawe se ko imiti yari yarahawe n'abaganga yendaga gushira, kandi umurwayi aho gutora akamitende agakomeza kuremba, yari kubura gutangira gutekereza ikindi cyatera umuntu ibimenyetso yamubonanaga. Kandi yanze kuba nk'aba bandi bahisha mu nda, abaza umukobwa we niba adatwite, akaba yarabibahishe, ariko undi amutera utwatsi rwose ko adatwite. Umubyeyi we yemeye atemeye, kuko yabonaga rwose nta yindi ndwara ihuza umuntu, ibiryo ibi n'ibi bikamukundisha biriya, byongeye ngo imare igihe kingana gityo. Nubwo ariko Kamariza yari yabihakanye, nawe byatumye atangira gutekereza ko yaba yarasamye ubwo yaryamanaga na Niyonzima wari ugiye kumara hafi ukwezi apfuye, kuko ataherukaga kujya mu mihango nk'ikimenyetso cyerekana ko uku kwezi kwe kurangiye adasamye. Ku mutima akibwira ati ndamutse nsanze narasamye, noneho nazibandwa nzerekeza he? None se koko bibaye byo yabwira ati naho ubutaha mu gice cya 3. Turakwibutsa ko gukora subscribe ari inkunga kuri twe, bituma tugira imbaraga ndetse n'ubushobozi budufasha gukora izindi nkuru. Ubwo rero niba utarabikora kandi ukaba wifuza kujya ukurikira izi nkuru zacu, bikore. Ushobora no kuyisangiza bagenzi bawe, kandi handitse share uyisangiza bagenzi bawe, baba kuri Facebook, kuri WhatsApp n'ahandi. Ibyo bizajya bituma twaguka tuba umuryango mugari, hanyuma na wa muntu ukora bya bindi
kuko abikora bikunze. Reka dufatanye rero kubaka iyi channel, tunubaka imitima yacu. Mwakoze naho butaha.